ntabwo ibyo bintu mbizi. Papa Ntabwo wigeze wanjye ukubitwa? yankubise rimwe mfite imyaka 7 umucaye imbere ari gusari, yari ari gusari munyura imbere. Njye papa yarankubise kugeza ubwo namusengeraga ngapfi Nge baba we nyiri umwana ariho ya pasa yajya he baba we papa amasengesho menshi none nagize ngo muri Imana ntago ibaho kuko Imana itarimo kunsubiza. Hano hanze hari abagore baba mu ngo zabo kugira ngo bagaragare nk'abantu bashoboye kubaka, abantu bakomeye, abantu bamaze imyaka 30 mu ngo zabo, ariko mu by'ukuri batarurimo byo kuvuga ngo barurimo. Ururimo mu maso y'abantu, ariko we mu mutima wawe urabizi ko urwo rugo nta ruhari rwarangiye kera. Nibo rero usanga umugabo niba bigeze hagatera umukozi inda avuga ngo kamwishinjijeho, biragoye kwakira ko mu rugo harimo undi muntu utwite umwana w'umugabo wawe, biragoye pe, ariko si byamaze kuba, kandi uwo mwana agomba kuvuka, kandi uwo mwana agomba kubona ubuzima, uburenganzira ku babyeyi, kandi uwo mwana agomba afite uburenganzira ku babyeyi bombi. Ahubwo ikintu gihari yego ntabwo ari bukomeze kubaho ngaho, mumushakira ahandi hantu ajya kuba, ariko wimufata ngo umunage hanze nijoro harare ngo umubwire amagambo mabi. Umugabo wawe ushobora gusanga ari wabigizemo uruhare, ushobora no gusanga uwo muntu mu by'ukuri wenda atavuga ibyabaye ariko bisa naho yafashwe ku ngufu. Hari abantu bafatwa ku ngufu nibavuga yego kurari runini kabisa cyane. Rero ubu ukwiriye ubundi nimba hari ikintu nabonye cyiza muri ubu buzima, kurira ni byiza ku muntu ubishoboye kandi ariko urakarira nta wundi muntu uri kukureba, ukaba wagenda nko mu cyumba cyawe nta n'abana bari kukumva ukarira. Ubundi hari igihe ushobora gucana radiyo hakajyamo indirimbo ukarira, mu cyumba ushobora kwikanga bigashira, uzimera neza ukuntu bari ahantu heza ho kurira. ubwo se hagize nk'umuntu ukubona kandi akakuguma impande akanga no kuva impande, ukajya kwegera n'inkende n'imposho. hari n'igihe ushobora gusanga umuntu atabishoboye, ariko buriya icyumba cy'umuntu kibika ibintu byinshi. Ibyumba nyine tugira mu nzu zacu bibika amabanga menshi. Rero ushobora kugenda ugafata umusego wawe ukarira. Buriya abana cyangwa urugo tugomba kubita, tugomba kubaha umwanya ushoboka, ariko nta kintu cyiza nko kutiyibagirwa. Ngewe abana banjye mbaha umwanya, urugo rwanjye muri rusange, ariko ntibibaho ko njye nshobora kwibagirwa. Ngeze ahantu niyibagirwa se niha umwanya, ubwo nabo naba nangiye kubibagirwa. Rero nimba nzi ko nshobora kuba icyumba cyanjye aricyo nizeye kuruta ikindi cyose, icyumba cyanjye ngewe ubwanjye, kuko ngewe nshaka kukuganiriza ibintu uri nk'umushuti wanjye, nkaba mbizi ko ubiganira n'undi muntu nta kintu byaba bintwaye. Ninabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze, nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Yewe nitwa Romeo Janvier kumwe na Ketchup. Ketchup umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Yego. Bakunda kwita mama nde? Mama Kami. Mama Kami. Mu rugo iwanyu? Mu rugo iwanjye. Iwanyu wenyine. Ndetse mwana wanjye. Iwanjye bakunda kunyita Mama Kami. Iwanyu? Iwacu papa wanjye anyita Neri. Akwita Neri. Sister? Anyita Neri. Musaza wanjye nawe nuko. Ketchup ni imihanda? Ketchup ni imihanda, cyangwa se umuntu w'iwacu yashaka kunyiyenzaho arabimamagara, n'umugabo wanjye yajya bimamagara. Ashaka kwiyenzaho? Kuki se ubyita kukwiyenzaho? Nyine hari nka Mutabaza bikunda kubimamagara kunyiyenzaho, ariko ni nko kwiyenza bitari nyine byo yego. Ntago babinyita nyine bya nyabyo. Kuki se wumva ari dehanjoma nyine byakozwe na Mutabazi cyangwa n'undi muntu wo mu muryango? Kubera ko atajya apfa no gukunda kumamagara amazina yanjye, niyo mpamvu bifata gutya. Yagize ngo ugiye kongera umwita. Uyu ntago ari we, ni umukobwa uri kumamagara ntawe yihanganye. Naguze agahare mwanteye buriya.
Rahira reka mubwira mpamagare nanjye. buriya kereka si ubundi hehe ntago ndagira ahantu ho kuba yamamagara ndi kuyireba gutya ngo simwitabe. Icyo naba ndi gukora cyose ngomba kumwitaba, kabone nubwo atanyumva mvuze akumva abo turi kumwe bari kuvuga ahita yumva ko muze, ariko byibura ngomba kumwitaba. Yego. Communication imaze iki mu rukundo n'imibanire y'abantu? Ahubwo iyo idahari nta n'ikintu muba mufite. Iyo abantu babasha kuvugana bakaganira, kabone nubwo mwaba mudafite ibintu biri seriye mwenda kuganira, kabone nubwo mu kanya yaba aguhamagara akakubaza ngo umeze gute, akongera akaguhamagara, kuko twebwe iwacu biraba cyane. Nk'ubu ushaka kumuhamagara nkamubwira nangiye ikiganiro umeze neza se yego, mu kanya nka nyuma y'iminota 15 akampamagara kandi uri mu kiganiro. yego. Nta kuvugana kw'abantu ntago bisaba ngo twari dufite ngo kuvugana ibi n'ibi ngo nibwo turi buvugane, ngo ntago dufite ngo gupanga ibi n'ibi ngo ntago turi buvugane. Communication mu buryo bwose bushoboka ni nziza kandi ni n'ingenzi hagati y'abantu babana cyangwa banakundana. Cyane uvuga abantu bakuze nyine babana ugomba kuganira ku bintu bizima biri seriye. Nk'ibiheze Kamuka ati ko sheri ni karame, hari agakontara mbonye ngafate ntiharimo ibibanza bingahe, kare ibyo ngibyo umumagara sheri bimeze bite. oya ushaka no kumuhamagara ukamubwira ugiye ati gutase wabwiye umukozi akanshyiraho amazi. ndeka Sawa. nkubwire. Ushaka no kumuhamagara ukamubwira ati nari nicaye ahantu maze kurya bigenda gutya na gutya, narindi aha n'aha ndaguhamagaye. Nakubwira nubwo urahazi. Ushobora no kuba uri hariya hirya ukamuhamagara. Ni ukuri. Nakubwira nuwo ni umurengo uri Kandi n'uyu muntu umpamagaye ngomba kumwitaho. uwo ni we. Mumbabarire gato yawe ntago ari we. Eh. We waramutse neza, komera umeze neza. Umaze kuvugana? Maze kuvugana na mabukwe. Ni niko bukwe. Yego. Wow. Niyo mpamvu uyu munsi tutitabiye kuri kamera. Ni mama n'umuntu wakubyariye umugabo. Aho rwose ndakubabariye. Yego. Numvaga ari umudamu ariko numva ntibikunda. N'umwanya nari maze. Kandi turi kuri communication. Yego, rero communication tuganira. Uzeka nkubwire hari igihe nk'ubu ngubu nshobora nko guhamagara urugero umugabo wanjye nkamubwira ati ngiye gusoba. Sibyo Si uwo shubiri seriye? Eh. Ashobwa no kugora none. Oya reka nkubwire. Ureka nkubwize ukuri ntago umuntu muzabana mutazabasha kwitana ikigoryi igicucu bitari byo gutukana biri seri bya blague. Guterana ubusa. Yego. Reka nkubwize ukuri uwo muntu azaba atuma ubuzima bwawe bubiha. Cyakoze. Baravuga ngo kuba seriye. Ego man. Nge sinzi ko hari umuntu umwe wambwiye ati sinzi niba mu buzima bwawe ushobora kuba hari ikintu wakora kitari seri. Kubera iki nyine duhura ndi mu bintu biri seri. Hari umwanya wo kubamo seri, hari n'umwanya uba ugomba koroshya ubuzima. Ugaseka. Kandi umuntu wa mbere mugomba guterana blague, mugomba gukorana utuntu tw'ubugoryi n'ibiki byose ni umuntu wawe. Ni umuntu wawe mubana mu gihe umufite. Abagore ngo bajye bategeza abagabo abakozi babo kugeza ku rwego umukozi yigarura urugo rw'umugore rwa nyirabuja. Akamumutegeza gute? Nicyo nanjye nshaka kubaza. Uruhare umugore agira mu gutuma urugo rwe rwigarurirwa n'umukozi wo mu rugo. Cyane cyane ikintu ntekereza gishobora kuba kibitera harimo kuba umugabo nimba bigeze mu mwanya wo kurya umukozi ateguye ameza, bigeze mu mwanya w'uko akenera amasogisi yo kwambarana umukozi yamuzaniye cyangwa umukozi niwe uza ahantu bayabika, bigeze mu mwanya wo kumenya nimba boxer zose zimeze neza ni umukozi ubizi aho ziri koko niba zinafuze, niba wenda muzitera n'ipasi ni umukozi ubizi. Ikindi ni nyine ku bintu byinshi cyane bijyanye n'umugabo nimba ari umwanya wo koga ni igisimba uri kureba ninde byira tablet nsanga iriho dame. Yego kandi tureta tuyikina na wa muntu yigeze kuntsinda nka kangahe sha aho kugomera ndahabonye niriya nayo wana niribanze iriho dame nayo
turi muri CKYC ni Yego. kwa Clapton Kibonka ya Nyamirambo nano heza cyane ubwo yotabone mureba niyo bariraho ku buryo mu gihe uri muranywa gafanta utegereje ko Ushaka komande gukina yawe iza dame. wamwikina kadame musunika gake gake ni umukino Ako mwiza bazazane na biyari. utera abantu gutekereza bazazane biyari cyazo bazanye bese nahita ntakorokasi ihoraho Ukajya ukina biyari mu gihe haje umutumirwa ugakora ukagera ariko byaba ari byiza amafaranga njye yashirira uwo yabyo ntabwo nakira tukereza munsi y'ibihumbi 10 ku munsi wazagera agakayi ukajya wandikamo urumva yego ugasanga ibya bintu umugabo wawe akenera hafi ya byose umukozi wawe niwe ubizi kuruta wowe urumva nimba ukwezi kwa mbere gushize ariko bimeze n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu ukwa kane ntabwo azirwa aza kubikubaza ngo bijye kubisheni arabibaza ubishinzwe byorohe rero nimba atangiye kumubaza nimba amubaza ibintu byinshi kurya kwambara niwe ejo n'ejo bundi n'ibindi azabimubaza ibyo ni bimwe simvuze ko umukozi atategura imeza ashaka kuyitegura mu gihe wenda ufite ibindi urimo cyangwa utameze neza ariko ukaba uwa mbere kubanza kujya kureba ko ibintu byose biri ku murongo ikindi bimeze neza ukabona guhereza umugabo wawe karibu ntibyemewe nta nubwo numva uburyo ngewe umukozi wo mu rugo yafurira umugabo wo muri urwo rugo box isengeri amasogisi kuri ngewe ibyo nta kibazo ariko kuri boxer mba numva ngewe ahubwo naho nazanika n'imyenda yanjye y'imbere nta wundi muntu ugomba kuba hareba ubwo bibaye ngombwa bikaba biri nk'ahantu mu gipangu harimo abandi bantu benshi ni ukwicara zikuma nkazandura nkazijyana kubera iki ni ikintu cy'imbere kigomba kuba ari icy'imbere ikindi ngo babiri umugore aba yarakubariye bagatazamatu uretse kankubwisha no ko atari uwo mugore wawe ari nk'umugore w'umuturanyi umugore w'umuturanyi akajya ahora yumva kwifuza yarangiza box yawe yayibona ashaka akayishyiramo akadawo wajya umubona ugahita umwerera iki kandi ngo kera tukiri abana ngo bajyaga bakozaho imirizo ya matene ukora ibintu kera badushukaga tukiri abana kera baradushukaga ngo iyo umukobwa ngo asobye ahantu ugahita ukozaho umurizo wa matene ngahita aza gukurikiye ngagushaka ngo jugujugu ahubwo ziriya boro zo gusoba nk'ahantu mu muhanda maze ugahita uzirenga ngo batazakuruga urazizi ariko rero ngo birakora mwana birakora no guciraho guciraho n'undi ukabirenga ngo birakora ubwo bigahita bibaye wagakoze umutongero ariko shayi ikintu cyitwa umutongero ni OG hari ibintu nahoze ndi kumva mu gitondo ngo byo kugira ngo umenye ko bagutwaye inyenyeri yawe ubu usanga mu gihe batarayitwara hari ukuntu uba ubayeho nyuma rero bikagenda bihinduka urugero nimba warotaga ibintu bikabaho nimba wajyaga nyine ugira inzozi zawe ukazitaho nyine hari ibintu byinshi wajyaga uha umwanya kuri wowe wo mo imbere none ugasanga hari igihe kigeze ntabyo icyitaho n'inzozi zawe ntabwo ntugipfa kurota cyane niba unanarose biravanga ibintu bivangavanze ngo bituma umenya ko inyenyeri yawe bayijyanye abo bazigurukanye inyenyeri barazitwiba nawe barazikwibye izanjye ziracyaka wari ufite zingahe afite inyenyeri nanjye ntazo umubare wazo umeze nka hoteli inyenyeri 5 ndazirenza imana izigarura iki gikarita zikiriyemera usubiye inyuma ugiye utuntu tukiri abana wigeze ugendana mudakubitwa mudakubitwa ni iyihe hari ntabwo uzi ni akantu kabaga ku biti siple nibyo ku giti cya siple yego kameze reba kure igifukera kimeze none ko kabaga ari nk'ikintu cyaritswe reba zino nju reba gorirosi kuri ibi bimeze nk'ikintu cy'igishifu yego niko kabaga kameze kuriya neza ko mudakubitwa baga imeze none ukakagendana ukabika mu ipantaro mu mufuka kugira ngo niba wakoze amadega bataza kugukubita iyo ni iki mudakubitwa n'iriya yego uri kuyibona we ntabwo ugeze uyigendana wigeze uzinga se mu rugo ngo batagukubita oya ahubwo ngo kubera ibi bintu bavangura birakora nk'igihe nageraga nko ku mupolisi ntarabona perimi y'u Rwanda ahita ngira ahita mvuga ninda ko zinza fande ntumagarike zinga gafande ahita agangira gutya
kandi nkahita ncaho pe uri umwana ariko ibi bintu nyine yaca abantu benshi barabikora bazinze abafana ukamusiga benshi cyane gutya nkamubona ari nk'aho ari ahirya kandi nta yindi nzira ndi bucamo kuko ndabizi neza ko na perime yo mu Rwanda afite nkahita gushyira akabuye se munsi y'ururimi ngo atagukubita reka ngiye kubera ntabwo nigize nkubagana cyane sinze nanazerera ntabwo ibyo bintu mbizi papa wanjye yankubise rimwe mfite imyaka 7 imuciye imbere ari gusara yari ari gusara imunyura imbere asoje yamaye igishyi sinya nyibagirwa ndi mu kiganiro byari byatinze urumva iyi mbwira papa wanjye yankubise igishyi kuva icyo gihe ntabwo nongeye guca imbere y'umuntu ari gusara nicyo kintu cyonyine nzi barankubise kugeza ku rwego inkoni ziba ntacyo zikivuze akambara ka butine agahita nkingirana mu nzu atesha wabaye umusore ushatse gukora karate kuri mezo ubundi kanyikubitira amashoti ya nyayo ntabwo ugize usengera wari warananiranye ngiye papa yarankubise kugira ngo namusengeraga ngapfi ngi baba we nyiri umwana ariho papa yajya he baba we papa amasengesho menshi nuragize ngo muri Imana ntago ibaho kubera Imana itarimo kunsubiza hari n'igihe umubyeyi yagukubitaga umwana agatangira ngo nta nubwo uri papa wanjye ngiye kubaza ariko muri quartier ndabaza mama nari nzi ubwenge ndakana ngo ari imyaka ingahe nk'icumi ndumva nk'icumi ariko nkagira amakosa yitwa kuzerera navaga mu rugo saa 9 mu gitondo nkagaruka saa 1 za nimugoroba nabaye ubuzima bwanjye bwose bw'ubwana ntarye mu rugo saa 6 baba we ntarye mu rugo saa 6 be n'umunsi ngewe iwacu iyo wajyaga kuzerera nafite umusaza wanjye mu bana b'iwacu turi abakobwa 2 n'umuhungu umwe uwo muhungu rero yajyaga azerera kubera n'abandi bahungu twari duturanye hariya kuri 40 iwacu igipangu ni kinini cyane ariko ubwo cyari giciyemo ibice 3 hepfo hari hafite ba nyiraho gutya ari iwacu ahandi ari abandi ku ruhande urumva rero abantu benshi ubundi bazi ko turi umuryango umwe rero hari ukuntu umusaza wanjye n'undi mutipe nari buvuga izina bagendaga bakajya kuzerera bakanurira ahantu ku gipoto bakamanura isenene baba we ibaze kurira icyo kintu ni hafi yo mu rugo bakababona nose bakaza mu rugo ati aba bana banyaba n'aba bari buriye igipoto ati twababonye bakamanuka kumanura isenene seneze zururira ku buryo bazimanura nyine urumva icyo gipoto cyabagaho ibitara ni ikintu boro reba hano kuri 40 hari ikiboro cyahabaga ubu hasigaye haba akantu bajya banyweraho ibyayi n'iki mu mihuriro y'imihanda banyweraho ibyayi imana icyayi aho haboro rero hejuru hariho amatara yaka cyane habagaho igipankarite cya MTN kinini hajyagaho isenene rero zabaga zaguye baba we barabivuga no mu rugo bababonye bafata imbabura bayishyira nk'aho umwana umwe hari undi hano ati ikintu gihari ku mbabura iri hagati iri kwaka fresh mugiye gukubitana inshyi ugirira mu wundi papa yahitaga amucishamo urushyi abo nibo bana nzi mu gipangu cyangwa se iwacu uwo musaza wanjye niwe nzi bajyaga bahana ngo yakubaganye bakagenda bakajya gukina umupira agatinda kugaruka ariko mama wanjye yavuze ngo uyu munsi ni gukubita umwana yamukubitaga akamara ukwezi atongeye mama wanjye yagiraga amahane yangaga umwana uzana imikino rero kubera ibyo bintu ngewe no kwiyanduza ntabwo najyaga niyanduza nakinaga ibyo nyinisha biri hano ngewe nsa neza narikanye isuku ntabwo nize nzerera utuntu twinshi two gukubitwa tw'abana n'abanyanga ntabwo ntuzi twari turi ku kintu uruhare umugore ashobora kugira ngo umugabo we atwarwe umutima n'umukozi wo mu rugo usibye ko sori naguciye mu ijambo ushobora gusanga n'ibyo byose umukozi atabikorera umugabo hakaba bikeya akora biri aho ariko umugabo nyine irari rye rikabipandiramo cyane gusa hari abagore bagira uruhare muri ibyo bintu akaba afite umukozi akamumarana imyaka igera nko kuri 20 birashoboka ari umwe abandi wenda baza bakagenda ariko ngo akahasigara kubera iki niwe araturugage yaturugage none
arute wowe w'indangare yabonye urusigaremo hari umugabo wanyu yandagare kuyicwa n'inzara yishwe n'inzara wapi hari abagore bavuga ngo kamwishinjijeho kamwishinjijeho ntiyarebaga se abakobwa bo mu rugo bakunda guterwa inda na ba sebuja banyura bagahita babirukana bakajya kwangara akavuga ngo kamwishinjijeho. reka njye nkubwize ukuri, hari ikintu kiba kubera wenda amarangamutima cyangwa kumva ngo hano hanze hari abagore baba mu ngo zabo kugira ngo bagaragare nk'abantu bashoboye kubaka, abantu bakomeye, abantu bamaze imyaka 30 mu ngo zabo, ariko mu by'ukuri batarurimo byo kuvuga ngo barurimo. Ururimo mu maso y'abantu, ariko we mu mutima wawe urabizi ko urwo rugo nta ruhari rwarangiye kera. Nibo rero usanga umugabo niba bigeze ahagatera umukozi inda avuga ngo kamwishinjijeho, kwa gukomeza gutinya ngo bazanyumve ngo nasenye, ngo bazamenye umugabo wanjye ngo bimeze gutya na gutya. Ariko mu by'ukuri uwo mukozi ntabwo muba mugomba kujya kumushyiraho ikintu cyo kuvuga ngo niwe wabikoze. Nese yaje aterura umugabo wawe, byose biraba, umunsi wa mbere wa kabiri biraba, uwa gatatu biraba, bombi babigiramo uruhare. Niba hari ibihano babikwiriye ari babiri, ntabwo bikwiriye umuntu umwe. Nimba ari ibitutsi, niba ari n'ibiki, ntabwo bikwiriye kujya kuri uwo mukobwa wenyine, bigomba kubajyaho bombi. Kereka uwo mugabo afite ubumuga, uwo muntu akaba yamufashe ku ngufu, cyangwa se akaba adafite ubumuga, ashobora kuba ari ubwo mu mutwe cyangwa bwo kutabona, akaba yabonanye nawe atazi ko ari uri kumva ukuntu utari kubyumva. Nicyo nashakaga gukora. Kaze nkubaze, urabona umwana utaratangira kureba ujya konka umukondo? Ntabwo mvuga, ndavuga ashobora kuba afite ubumuga bwo kutabona, sibyo? Akaba wenda yakubwira ko yitiranyije abantu. Kuki umwana atonka nyirasenge se akonka nyina wenyine? Uwo mwana ndi kuvuga nyine ni mu buryo bwo kugira ngo nkumvishe ko ibyo bintu bidashoboka no mu buryo bwose. Rero icyo kintu baba bakirimo ari babiri. Moteri kakita ihora yaka, urumva? Abo bantu indege ntizima ihora mu kirere. Abantu babiri iyo bakoze ikintu, icyaha cyangwa ikintu runaka, mujye mubibabariramo ari babiri. Ntukajya kuvuga ngo ugiye kubimubarira arimo arumva. Ikindi urahita umwirukana, uramwirukana ajye he ako kanya? Uwo muntu ufite iyo nda umugabo wawe, ariko rero amagara n'abagore bagira ngo bitekereza biriciriritse. Biragoye kwakira ko mu rugo harimo undi muntu utwite umwana w'umugabo wawe, biragoye pe, ariko si byamaze kuba. Kandi uwo mwana agomba kuvuka, kandi uwo mwana agomba kubona ubuzima, kandi uwo mwana agomba afite uburenganzira ku babyeyi bombi. Ahubwo ikintu gihari, yego ntabwo ari bukomeze kubaho ngaho, mumushakira ahandi hantu ajya kuba, ariko wimufata ngo umunage hanze nijoro harare ngo umubwire amagambo mabi. Umugabo wawe ushobora gusanga ari we wabigizemo uruhare, ushobora no gusanga uwo muntu mu by'ukuri wenda atavuga ibyabaye, ariko bisa naho yafashwe ku ngufu. Hari abantu bafatwa ku ngufu nibavuga yego kurari runini kabisa cyane. Rero ubu ukwiriye ubundi, nimba hari ikintu nabonye cyiza muri ubu buzima, ikintu ni cyiza, jya ubanza utuze, haba mu kuvuga, haba mu kugira ikintu ukora, nubishobora jya uceceka. Icyo kintu nimba ukimenya, mbere y'uko ujya kwirukana uwo muntu no gukora ibintu by'ubusazi ngo mujye kwiteza abantu, banza uceceke. Nibiba ngombwa buvuye aho hantu ugende, niba ujya nko mu mujyi cyangwa kuri stade ushaka ahantu uhagarara, witekerezeho, nibishoboka uvuze induru uri wenyine, umutima wawe usa nk'uruhuka, uze gutaha. Ibyo bintu mubivugeho. Biragoye ibyo bintu ndi kuvuga, ariko nubwo bigoye biraba kandi birakora. Nta n'umuti ubaho udasharira, kereka atari umuti, ari amafiyeri. Yego. Ugereye ukikora iyo therapy yo kurira? Hashize igihe kinini ntaragira agahinda katuma njya ahantu ngo ndire, nyine ngo ndire kubera ko mbabaye. Nyibukije sha ngebuze umunsi bimbaho, nari mfite akagare nagendagaho nibera ari hirya nyuma ya Kigali, kandi twagiye gukora ikiganiro ruguru yaho. Noneho narakubiswe bya hatari, noneho njye kuvumba agacupa
ndakangura nambaye ikabutura ntoya Mm. kiramo telefone ifite LG ngiye Mm. kurira igare ivamo iratakara, ngiye ngeze imbere impita nyikanga ngarutse ndayibura, telefone nifite ubukene n'ibiki byose, natashye naciye mu giciza cy'ishyamba noneho icyo gihe n'igare n'imvura irimo iragwa, ngenda ndi kwabira mvuze induru ndarira nkavuga ndari kumana ndapfa iki nawe, ngo yari ari kwabira. uzi ukuntu nabiraga mu ishyamba ndarabiye kugeza ubwo imodoka twowe nawe bitambitse mu modoka mpamvu tubaye icyo ufite ikihe kibazo, Yeah. ndarira nicara ndarira reka ndarira mpita ndoka zahise zinacuramo. Kurira ni byiza Reka ku muntu nkubwize ubishoboye. ukuri, ku muntu ubishoboye Mfite agahinda kandi n'agahinda. ariko urakarira nta wundi muntu uri kukureba, ukaba wagenda nko mu cyumba cyawe nta n'abana bari kukumva ukarira. Ubundi hari igihe ushobora gucana radiyo hakajyamo indirimbo ukarira Mu cyumba ushobora kwikanga umuntu, bigashira. uzimera neza ukuntu bari ahantu heza ho kurira, Ubwo se hagize nk'umuntu ukubona kandi akakuguma impande akanga no kuva impande ujya kure uragenda ukajya kwegera n'inkende n'imposho. hari n'igihe ushobora gusanga umuntu atabishoboye ariko buriya icyumba cy'umuntu kibika ibintu byinshi. Ibyumba nyine tugira mu nzu N'ibitse zacu amabanga menshi yacu. bibika amabanga menshi. Rero ushobora kugenda ugafata umusego wawe ukarira, harimo indirimbo n'uri kukumva ntagire ikintu yumva, umutima wawe ukaruhuka. Yego. Icyiza icyo kiri kukuriza, numara kurira jya uhita ufata umwanzuro kandi nubishobora jya wandika. Niba ari n'Imana uri kubwira wandike uyisabe ko igushoboza. Umuntu wasambanye hari imyuka yabo basambanye ibimurimo, hari abagita roho nyine ngo zabo bantu n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko imyuka ibimurimo y'ingeso zabo n'ibintu bigiye bitandukanye, kugeza ubwo umukobwa X wari muri ADPR asambanye n'umusore Y wibiraga mu kanwa no mu bindi bigiye bitandukanye, no mu bujura no mu bintu byinshi nyine bya mico mibi cyane, bamara gusambana akamwereza ya myuka, wa mukobwa X nawe agatwara za ngeso za wa musore Y. Bijya bikunda kuba hari n'icyavuga ngo umuntu yarahindutse cyangwa se n'umuntu uriya niwe wamuhinduye, tuyivuga turikoresha niwe wamuhinduye, ko tuzi ngo yamuhinduye mu buryo ni ibiki yamuhaye kugira ngo abashe kumukonvenka amuhindure imbere kuri iyo kuri urwo rugero. Bumwe mu buryo bwo kwivura bukomeye cyane ni ukuganira nawe, noneho ugasaba wa muntu wundi ukurimo kukuvamo. Niba urimo uracyumva, Romeo twabanye neza ndagukunda urabizi, ariko ndakwinginze nkurira mu mubiri wanjye, kanangira urugero hano turanga kugira ngo ibintu bitaba bibi. Nkurira mu buzima bwanjye gaposho, imico ye ndayanze, nanze uko ateye, nanze uko ameze, ankoresha bibi, akora ibiki n'ibiki n'ibiki, kuko twabonanye mu buryo bw'umubiri nyine. Yego. Iyo terapi kuyikorera hanini cyane uyikora urimo kwireba. Ubwo twagiye muri cya cyumba cyawe rero kiri mu minuwari ndende, nagira ngo nse nkuca nsasira hasi kugira ngo ikibazo kize kugira. Twagiye muri cya cyumba cyawe, umangaye ko kibitse amabanga yawe menshi. Iyo terapi bizakorera kuyikora muri cya cyumba cyawe ufite umugabo, ufite abana, ufite umukozi uri kuganira na ketchup. Birashoboka. Kubera iki? Mu gihe wenda umugabo afite akazi birashoboka. Yego. Buriya abana cyangwa urugo tugomba kubita, tugomba kubaha umwanya ushoboka, ariko nta kintu cyiza nko kutiyibagirwa. Ngewe abana banjye mbaha umwanya, urugo rwanjye muri rusange, ariko ntibibaho ko njye nshobora kwibagirwa. Ngeze ahantu niyibagirwa se niha umwanya, ubwo nabo naba nangiye kubibagirwa. Rero nimba nzi ko nshobora kuba icyumba cyanjye aricyo nizeye kuruta ikindi cyose, icyumba cyanjye ngewe ubwanjye, kuko ngewe nshaka kukuganiriza ibintu uri nk'umushuti wanjye, nkaba mbizi ko ubiganira n'undi muntu nta kintu byaba bintwaye. Ni gutyo meze. Yego. Ikintu nje nkakuganiriza mba nzi ko nukiganira n'undi muntu nta kintu bintwaye. Rero nk'ibyo ngibyo ntabwo uba wabiganiriza undi muntu, nta n'ahandi hantu uba ukwiriye kujya kubiganirira uretse mu cyumba cyawe. Muri ya masaha abiri umugabo ari ku kazi, muri ya saha imwe umwana aryamye, umukozi wenda nawe hari igihe aba aryamye ku manywa cyangwa afite ibindi ari gukora, wafata uwo mwanya. Mu buzima tubamo bwa buri munsi ntabwo tujya tuburamo iminota 20 yo kuba
umuntu ari uri kumwe wenyine. nawe. Nkaba nagenda muri iyo miruwari nkireba, ubundi uzabyuke cyangwa ubonye akanya ujye muri miruwari ntuvuge, wirebe, ureke ubwonko bwawe buzane ibyo bushaka, urebemo we n'ukuntu ushake guhatiriza, urebe ikizaza, uzitegereza ubwawe ureba, uba umeze nk'aho ubona wahindutse cyangwa abenshi hazamo umukobwa uherutse kuryamana abo twaganiriye. ngewe rero iyo ndi Cyangwa nko muri wamubabaje. miruwari ndi kwireba gutya, nkireba simvuge n'iki, mbona hari ukuntu nyine hari indi shusho mbona yanjye itari iyi ngiyi abantu bari kureba kano kanya. ubona ari nziza, mba mbona ari nziza, Wow. ariko nkayikundira ko itagaragara. Imana ishimwe. Keca, umugabo ufite imico imeze nk'iyawe, mwabana mugashobokana? Yego. Nkurikije, si ukwivuga ibyiza, nkurikije uko imico yanjye, ibyo nkunda, ibyo nanga, ntabwo bigoye. Sinkunda ibintu by'isi byo kuvuga ngo ndashaka ngo ibintu bya mirenge, hoya. Njyewe iyo mfite ikintu nyurwa nacyo, nashima Imana kikanyura, ejo nkayisaba ikindi. Rero bitewe n'uko mfite kunyurwa muri njyewe nta bintu bijya binshyira kuri puresha. Dushobora kuba tuziranye twese dutunze amamodoka ameze kimwe, ejo nyagasani akakorohereza ukahita ubona vewiti, ntabwo bishobora kunshyira kuri puresha. Bibaho gute? Ntabwo nzi uburyo wayibonye, sinzi nimba ari ideni, sinzi nimba ari yasohanye witabye Imana akaba ari we bayiha, sinzi nimba wayibye, sinzi niba byagenze gute. Ntabwo mu buzima bwanjye sinkorera kuri puresha ku kintu icyo ari cyo cyose. njye umugore umeze nkanjye twava mu murenge tuhita tudivorusa, tukigera ku muryango w'umurenge twahita tudivorusa. umugore wawe ujya umukunda cyane rero. Ndamukunda cyane, barabizi. Kubana nanjye biragoye. oya nibyo, reka nkubwire, hari igihe uba ubizi kugoye. twose ndabizi kunguye kandi nkaba nanoroshye. Njyewe nkunda ibintu bike, aho hantu haragoye. Nk'ubu ushaka kumbaza ngo ni iki kigushimisha, mwitekerezaho nkabanza nkavuga ngatanangira ibintu binshimisha. Se ni icyo ukunda mu bikize, mu bijyanye n'ibyo kurya, byo kunywa, byo kugira gutya, ukaba urambwiye nkatangira ibi ku bintu nk'ibyo ndagoye. Ariko hari nk'umuntu uba ushaka utuntu twose tube tumeze gutya kandi tube tuguruka, sibyo? ese biriya bintu ni sawa? Tube tumeze gutya kandi tuguruka gute? Gutya kandi biba biri mu birere, biri ku murongo ariko biri mu birere. Ntabwo nsobanukiwe. Byakuyobeye Mungu wangu, nawe byaragucanze. umechanganyikiwa baba. Wenda impamvu ngize atagera umuntu aza kunyumva nabi nubwo ntacyo byatwara, njyewe norera ku tuntu duto ariko bitangiye gushira. Yego. Mirere ndamukunda. Mirere sajata. Mirere Imana munyereje mu buzima bwanjye, ngo nyigishe ikintu kimwe cyari cyananiye kwiga. Ni iki? Kwihangana. Irahira. Kwihangana nzayikorera mbishatse. Icyo nicyo kintu cyane azayikorera nabishaka. Icyo nicyo kintu cyane cyiguye mu buzima bwanjye, kugira ngo nyumve mbashe kuba nabana n'undi muntu ugira ukwihangana guke nk'uko nagiraga. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, nkunda utuntu tumeze gutya nyine. Nimba njye nawe tuvuganye saa 3 ntizibe saa 3:10, kubera ko imirere yanyigishije ntago nkitomboka ngo ndakare dushwane. Ubundi nahitaga mva muri modu y'ibintu byose n'ibintu bigiye bitandukanye nkagirana amahane. Uzagurire Mirere. Uyemisha Mirere ubundi niwe wanjye. Reka nkubwize ukuri, ubundi hari ibintu muri ubu buzima abantu tugomba kwiga ko icyiza n'ikibi. Wanze ukunze kwihangana. Hari igihe kigera ukaba ufite amafaranga, ukaba ufite umugore mwiza, ukaba ufite buri kimwe, ariko ikintu ukeneye muri ubwo buzima ari ukwihangana, nta kindi. Urugero, ugeze mu muhanda hari feruje,
wajyaga wenda ibumoso, Mm. uri kubona zo zise zigufata urahagaze, iz'iburyo ziri kugenda kandi wemerewe kuba wahajya, ukahita ugenda, ukahita usanga nk'imbere aho gato cyane utararenga ngo ujye kure, imodoka ziragonganye kandi ntufite gusubira inyuma cyangwa kugira ahandi hantu ujya, wanze kwihanganira ya masegonda 40 yari burangire, ukahita ugenda, ukahita ujya muri ya jamu iri burangire nka nyuma y'isaha, mu mutima wawe ukaba umeze gutya, ibyuya byakurenze, urimo uravuga nabi, buri muntu wese ukurebye urimo uramutuka, nta n'uwo mutaziranye uramubwira nabi. Kubera iki? Kwihangana kwawe ni guke, ni hafi ya ntako. Rero kugira subira mu buzima ni byiza. Subira no kwihangana. Yego. Alright. Umunsi wa ketchup guteye ute keca? Kuko donc kumenya gupanga umunsi w'umuntu bigora abantu benshi cyane cyane. Sha biragora. Umunsi wawe ubuteye ute, upanga ugendeye kuki, iyo byahindutse byo ubisubiza ku murongo ute? Ubundi iyo hatajemo impinduka kuva kwa mbere kugeza ku wa gatandatu, mu gitondo 2:30 mba nangiye siporo. Iyo mba nangiye siporo mu gitondo 2:30, 3:30 mba nzisoje. Wenda ku wa gatanu nibwo kanemeraho nkava kuri gym nkataha, wenda iyo ntagize utundi tuntu ncamo nka pampa z'abana iki tuntu nk'utwo tutashize, nkataha nkoga. 9:00 haba hari ikiganiro, ubwo 11:00 mba ngiye kureba umugabo wanjye, 1:00 mba nangiye kumutekera. Buri gihe nimugoroba umugabo wawe arya ibiryo wamutekeye? Akenshi arya ibiryo namutekeye. 1:00 aba ariye. 3:30 iyo hatajemo impinduka n'ubundi mba ndi koza abana. 4:00 baba baryamye, ubundi nkaryama. Ariko iyo hajemo impinduka, ku wa mbere, ku wa kabiri nkora siporo n'ubundi ayo masaha, ku wa gatatu nkajya gushutinga filime, ubwo nta siporo mba ndi bukore. 2:30 n'ubundi ubwo mba nageze kuri tele. Ku wa kane n'ubundi nkakora siporo. Ku wa gatanu rero guhera 12:30 mba ndi mu muhanda. Urumva iyo umugabo wanjye amaze kugera ku kazi mpita ngenda ku isoko, mpita ngenda ku isoko guhaha. Ku wa gatanu ubundi akenshi nibwo mpaha imboga, mpita ngenda guhaha, ubwo nka 1:15 mba nangiye guhaha. 2:00 zuzuye mba nasoje, ubwo nkahita nzamuka kuri gym nkategerezaho iminota mike. 2:30 nkahita nangira siporo, ubundi nkataha nkaryama, nkabyuka wenda 10:00, nkabonana n'abana banjye ho gatoya, nkahita ngenda kunywa teveri, nkahita njya kureba umugabo wanjye. Ubwo iyo hatarimo wenda gahunda zo gukoresha inzara, iyo guhaha kwanjye imboga mbihaha ku wa gatanu. Iyo ari uguhaha icyarimwe mba mvuga ku dimanche nawe njya nkora siporo, mba ndi buhahe gutyo, cyangwa nkajya muri Le Copine, cyangwa se wenda iyo tudafite gahunda yo gusohoka njye na Mutabazi, uko biba bimeze. Yego. Gutekera umugabo, gutegurira ifunguro umugabo, abifata ate cyane cyane iyo ryateguwe nawe bitari ryateguwe n'umukozi? Ubwo ndavuga mu en general. Ubundi mu bintu bituma umuntu aba umugore wa nyawe, urukumva Rome, harimo kuba gutekera umugabo wawe. Mu bintu biranga umugore wa nyawe harimo gutekera umugabo. Nimba ndimo ndabeshya, abamumakanya mubishyire muri comment. Mu bintu biranga umugore wa nyawe, apana kuvuga ngo nuko ngo nyine ngo byagenze gute. Mu bintu biranga umugore wa nyawe nuko atekera umugabo, harimo no gutekera umugabo. Rero nimba nzi ko icyo kintu gituma umuntu aba umugore wa nyawe, ikindi nkaba mbizi ko ngewe umugabo wanjye akunda ibiryo namutekeye. Buriya iyo natetse nkagira Imana sininde guteka, umukobwa wanjye w'imfura nawe akabiryaho, ndishima cyane. Kuko hari nk'igihe ngenda ugasanga nka 1:00 zigeze n'ubu tukiri muri jam, nkatangira guteka ninze, kandi umwana wanjye 3:00 aba agomba kuba haciyemo isaha. 2:00
n'igice wenda cyangwa saa 2 zuzuye, amaze kurya kugira ngo aze kuza kuryama byagabanyutse kandi aryame kare mu gihe cyo kwiga. Rero iyo nzi ko natetse nkavuga ibi biryo abantu nkunda bagiye kubiryaho, kandi nibo bantu bakunda ibiryo natetse, kuko iyo bamaze kurya ibintu bambwira bintera kumva ejo noneho nzabatekera iki. Umugabo rero iyo wamutekeye arishima cyane cyane pe. Noneho iyo uri umugore uzi guhanga udushya mu guteka uvumbura, biba byiza kurushaho. Ntabwo namutekera inyama nk'uko yari asanzwe azirya muri ghetto cyangwa uko yari asanzwe azirya ahandi, nimba yarabaga muri famiye uko yari asanzwe azirya. Ngomba gukoresha ubwenge nkamushyiramo ibindi bintu ubwo atekereza ko ahubwo batajya babivanga n'inyama, nkabikora nkaza kubimuha akabirya. Ndetse biba byiza iyo umuntu ari kurya ukamubaza ikintu ari kumvamo, kugira ngo umenye bya bintu washyizemo kuko niba yabyumvikanye. arabumva umunyu mwinshi. Buriya mana yanjye kugira ngo numve umunyu mwinshi mu biryo nakumva muke cyangwa kuvamo amabuye. Noneho nanga ibiryo byashiririye, njyewe ushaka inzoka yanjye ireba amacuri. Ibyo ni ibiryo byo muri ghetto. Undi abasore kugira ngo umenye ko umuceri wahiye nuko ushirira. Mbabarira, hari abamera inzi bamenya ko umuceri wahiye ariko washiririye. Iyo unutse nibwo uterura. Iyo unutse nibwo uterura. Ngo washiriye ngo ubu wahiye akahita akura. N'igihe ushirira udahiye tushyiramo ikara. Hari akaboro nzi gatuma uriya mwuka w'ibiryo washiririye uvamo, ariko simbizi niba kemewe kuri kamera, ndaza kukakubwira nuzakemeye tuzagasangiza abantu. Ntabwo byakunda bahita bamenya. Bigakora? Ntabwo mbizi ibyo ari ingenzi. Hoya nta kantu ukora wowe umudamu watetse. Ni byiza ko muteka mwambaye ibitenge mu gihe muzi ko muri bushiririza ako kazi. Nikiza mire nukuri uketse iki? Ntabwo nzi ibyo nketse. Oya ntabwo wowe ushobora kuba uketse ibintu bibi cy'ibitenge. Se kubera icy'ibitenge wamuteka ibitenge gatuma umuyaga ugenda. Igitenge rero iyo ugize gutya umuyaga uragenda, kandi ako kaboro gakorana n'umuyaga. Abantu mukazi muze kukandika muri comment nisanga ariko nzagakora. Abantu bakazi bagashyira muri comment, sibyo? Yego. Nibarenga 5 bagahuje kandi nanjye ariko nzi ko ngenda bizi ko gakora, nzagakora. Ni inzaratsi ziva. Ntabwo ari inzaratsi. Bwanyumvira. Kandi Rome ntabwo ari inzaratsi. Igitenge gitandukanye. Yeswe ndumiwe. Oya mu gihe utetse umuceri ushaka kuba wambaye akantu kagira nka hano agapate kamwe ako kapfa kurenza y'igitenge uvuga ati in case ushaka gushirira. Hari imyenda yo gutekana Sikwiza kubivuga ko tuzayikora. Twigeze kuyivuga tuzayikora. Ahubwo hari ikiganiro nshaka ko uzantegurira. Uhita ukandika ahantu. Agenda yawe iri hehe? Iri mu modoka ariko nari bindi. Uri tuyandika muri agenda yawe. Uzadutegurira ibyo kurya umugore yategurira umugabo akagira ubuzima bwiza. None mu gihe moteri igenda icomoka gake gake ku buryo moteri hori icometse neza. Icomoka gake gake. Sibyo? Yego. Harimo muri ibyo byo maybe ko harimo n'amafi. Ako subu nta muntu wadutize noza. Yego komeza. Nibyo. Ako kantu kadutegurire abagore benshi bafite ibibazo by'uko rwose gasangariye kawunga n'injoro. Yego. N'ibijumba. Dore nanjye bivuga ngo ndibijumba kubi. Barumva isaha yose nabiri. Ibiryo by'umugabo nta tuntu tw'utunyobwa turiho. Ugasanga nta kantu k'akaweyini kariho. Kanibona igiciro kimwe cyangwa yindi. Ese abantu batanywa inzoga ubwo ngubwo? Batanywa inzoga. Gashinga bashira agashera. Ariko ejo bundi cya gihe ntabwo ari wowe. Ariko ni byinshi n'ibyo tutazi. Reka tujye kubaza abamama bakuru. Kubaza abamama bakuru. Hari umumama w'inshuti yanjye w'umusiramukazi kaze njye kumuhiga. Umuyenzi mu bishyimbo. Ayiwe. Babushyiramo se? Utawuvuniyemo kabe.
bituma utabirira ukawugira ngo bituma utabirira mu ziko reka mbwiye gapu. Ibyo bintu narabibonye ntabwo se ubwo umuyenzi nta bintu ari amata yawe iyo yumye aragira. nta kibazo atera. Twavuze ko avura n'inkorora se ku bana si ubyibuka iyo wayokeje iyo ko yahiye nzabikora ejo tuzateka ibishyimbo igihe ushyiramo umukoni ariko nzawubona iwacu hari ahantu duturanye iwacu hafi aho haba ibintu bimeze nk'ibihuru igihe bazajomamo umukoni. Umukoni ni sawa umukoni ni iki? umukoni ni igiti giteye ubwoba kigira amarira menshi cyica batubwira ko cyica ijisho kera. Iyo kiguye mu jisho rirahuma burundu Rahira cyangwa umukoni ajombaga umukoni. Abanyarwanda bari abagome. Abanyarwanda bari abagome. Ujya wibaza umuhanzi umuntu yateze ingwe mu nzira atereka muce kuri iyi ngeso akajya guca umukoni akaza akawujombamo ngo uri umucuyi mwana wanjye. reka twitahire. Reka ngushimire cyane muri murakomeza bane nawe. Amina. Iki kiganiro ni task nguhaye binadushobokeye twagikora ku bukurikiyeho tukamenya akamaro k'ubunyobwa kongera iki. Kandi ikindi abantu badakunda ubunyobwa mujye murya shokora zirimo ubunyobwa. Shokora z'umukara. No, shokora zirimo ubunyobwa. Nyine hari igihe uba utagira allergie ariko wenda utabukunda kuba wafata umwanya ngo ugiye kuburya gutya gusa kandi wenda ukunda shokora ushobora kurya shokora irimo ubunyobwa. Alright, kangushimire Ketchup. Nakoze cyane.